Buri mwaka u Rwanda rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wizihizwa tariki ya 8 Werurwe. Ni umwanya wo kuzirikana agaciro k'umugore mu muryango n'uruhare rwe mu iterambere ry'igihugu, dusubiza amaso inyuma tukarebera hamwe aho tugeze, imbogamizi tugifite n'ingamba zikwiye gufatwa kugira ngo turusheho kwihuta mu iterambere. Insanganyamatsiko y'umwaka wa 2025 iragira iti umugore ni uw'agaciro. Turashima ubushake bwa politike n'imbaraga igihugu cyacu cyashyize mu kubaka ubushobozi bw'umugore n'umukobwa mu nzego zose. Ubu bakaba bagira uruhare rugaragara muri gahunda na politike zose za leta, bigaragarira mu bikorwa by'iterambere tumaze kugeraho mu bukungu, imiyoborere n'imibereho myiza. Mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore tariki ya 8 Werurwe mu turere twose tw'igihugu, hateganijwe ibikorwa bishimangira uruhare rw'umugore n'umukobwa mu iterambere ry'igihugu cyacu. Mu kwezi kwa Werurwe kose hazakorwa ibikorwa byihutisha impinduka mu guteza imbere umugore n'umukobwa hakurikijwe gahunda zateguwe. By'umwihariko tariki ya 9 Werurwe 2025 hateganijwe siporo rusange twita Car Free Day. Tuyikore tuzirikana ko siporo ari ubuzima, twidagadure kandi turwanye indwara zitandura. Dukomeze kandi gusigasira ibyo twagezeho mu guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo, twubaka umuryango ushoboye kandi utekanye. Umugore ni uw'agaciro.